Muraho kandi inshuti z'akadasohoka twongeye kwishima kuko turi kumwe namwe kandi tubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022 muzagire ishya n'ihirwe kandi uzababere uw'ibyiza mwifuza. Twagarutse rero tuvuga ku birari by'insigamugani. Uyu munsi twaje tuvuga ku mugani ugira uti ari mu mazi abira. Niba uri mushya turagusaba gukanda kuri subscribe, niba kandi dusanganwe turagusaba gukanda udusaba umugani tukagushakira tukawuguha. Turaje rero turebere hamwe iby'uyu mugani. Ese wakomotse he, wavuye kuki? Turaje mu kanya. Ese nkubwire ikishenge, se nkugire ntenyabusa. Ari mu mazi abira. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu afite ibibazo cyangwa se ibyago, cyangwa bakabivuga ari mu makuba, nibwo bagira bati ari mu mazi abira. Umugani wakomotse ku mupfumu w'amashira witwaga Runombe rwa Muganza wiburagura abana mu Busanza bwa Nyanza, aho ni muri Butare, ahasaga mu mwaka w'1400. Runombe yari mu bihana by'abanyamahame ariho bitaga iburagura abana, akaba umupfumu w'amashira ya Nkuba ya Sabugabo, Umubanda hamwe na Munyanya, mwishywa w'amashira na Rubika murumuna we. Nuko muri icyo gihe cyabo cy'ubuhangange mu bupfumu, umwami w'u Rwanda Mibambwe Mutabazi Sekarongoro ashaka gushyikirana na Mashira by'imitsindo. Mibambwe Sekarongoro yabitewe nuko yifuzaga kuzatsinsura Mashira ariko akabinanirwa. Nuko rero amutumaho intumwa ashaka kumwiyegereza by'imitsindo kugira ngo hanyuma azamwigarurire. Amutumaho ko amukunda, ati kandi ikimenyetso cy'urukundo ngukunda nuko nguhaye umugeni. Intumwa ya Mibambwe iragenda no mu kivumu cya Nyanza aho nyine Mashira yari atuye, iti Mutabazi yakuntumyeho ngo aragukunda, kandi ngo ikikwereka ko agukunda n'umugeni aguhaye. Mashira rero arishima cyane kuko Mibambwe Sekarongoro yari afite umukobwa mwiza cyane, akitwa Bwiza budashirirora nirongorwa. Nuko Mashira asubiza iyo ntumwa ati genda umumbwirire uti umubano wawe arawishimiye kandi n'uwo mugeni aramushimye, uti igisigaye ni ukuzagukurira ubwatsi. Iyo ntumwa imaze gutirimuka, Mashira ahamagaza abapfumu be b'ingenzi aribo kera bitaga Rugambwa. Haza murumuna we Rubika na mwishywa we Munyanya n'umupfumu we Runombe. Bamaze guterana, Mashira arababwira ati dore icyo mbahamagariye. Mibambwe yantumyeho ko nkunda cyane kandi ko abimpereye umugeni. Ati ibyo ni ukuri? Nabo baramubaza bati wamusubije iki? Mashira ati namusubije ko nanjye mukunda kandi n'umugeni ampaye mwishimiye nkaba nzamukurira ubwatsi. Munyanya ati ibyo si byo kwemererwa gusa, kiretse tubanje kubisuzuma, ni ukuvuga kubiraguriza. Rubika na Runombe barabyemera, bati ejo tuzajye ku muti, ari byo kuraguza intondwe, ari two dukoko duto bakoreshaga dusa n'uduhore. Buracya bajya ku muti, baragura intondwe, bose barayireba. Rubika yifata ku munwa ati ese bahu, iyi ntondwe murayivugaho iki? Munyanya na Runombe baraceceka. Mashira ati iyi ntondwe ni nziza. Ati ariko ifite intarizi, mbese ni ukuvuga amakuba cyangwa ibyago. Munyanya ati ese kuvuze ko ari nziza kandi ikaba ifite intarizi, igifite intarizi kiba cyiza gite? Rubika na Runombe baraseka, bongera kubaza Mashira bati uwo mugeni Mibambwe aguhaye utamumusabye, ku bwawe urabona ko hari umugeni? Mashira ati ni mwiza. Icyatumye avuga cyo nuko yari hanejejwe n'umukobwa wa Mibambwe w'igikomangomakazi. Bava ku muti barataha. Ubwo bari gutaha, bari ku karenge ka Nyanza kitwa Karambo, baca ku Mugonzi. Bagiye kwambuka akagezi kari hagati ya Mugonzi na Kavumu kitwaga Akazababa, bambukira ku kanogo kagwamo amazi akizinga nk'ifuro ry'inkoni ibira. Mashira agize ngo aragasimbuka agwamo. Runombe abibonye arirahira ati
umugeni wa Mibambwe akugushije mu mazi abira. Munyanya na Rubika bungamo bati, uyu mugeni wa Mibambwe ukwiye kumureka, naho ubundi azakugwa nabi. Mashira arabacyaha ati, ntabwo narorera kurongora umugeni wa Mibambwe. Uko bavuga rero, bavuga ko Mashira yari yarenzweho. Ubwuzu bwo kurongora umukobwa wa Mibambwe bwamutesheje ikirere, hanyuma bumwibagiza ububasha bw'abapfumu, ngo naho ubundi nawe yari umuhanga mu bapfumu. Nuko bataha Mashira yarakariye abapfumu be. Bucya yoherereza Mibambwe inka ye yo kumukurira ubwatsi. Haciyeho iminsi Mashira ararongora. Mibambwe aba amubonye urwaho, aramwiyegereza, aramukuyakuya, amuha inshuti, amuhakwaho, amwoherereza abagaragu benshi. Nuko bishyize kera aramwica. Mu byo bavuga rero, ijambo rya Runombe iyo rivugwa barivuga by'agahararo, bishyize kera rihinduka umugani baca babonye umuntu uri mu byago cyangwa mu makuba, bati ari mu mazi abira nka Mashira, cyangwa se ageze mu mazi abira. Kuba mu mazi abira rero bisobanuye kugera mu makuba cyangwa se kugera mu byago. Aha rero bituruka kuri Runombe. Runombe wabonye Mashira yambutse ka kagezi kari gafite ifuro rimeze nk'iry'inkono ibira, hanyuma agasimbuka akagwamo. Nuko ati, umugeni wa Mibambwe agushyize mu mazi abira. Byaje rero kuvamo umugani, biza kuvamo umugani n'uyu munsi dukomeza dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ukaba utazi imvano naho byakomotse. Naha rero byaturutse, kandi tubibutse yuko ibi tubasomera tubikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamugani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. By'umwihariko rero imigani ubu turi kubasomera ni imigani yo twakwita muri volume ya kabiri, kuko volume ya mbere yanditswe mu 1980, volume ya kabiri aribwo buheta yandikwa mu 1986. Naha rero ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi, ariko imigani yo nakagaruka kandi ni myinshi. Tuzakomeza tuyibashakire, tuyisome, hanyuma twungurane ubumenyi, twungurane ubuhanga abanyarwanda badusigiye. Niba uri mushya ahangaha rero, turagusaba kandi gukanda kuri subscribe aho hasi, kugira ngo ujye umenya imigani, wimenyere igihe utazayibwirwa n'abandi. Naha ducumbikiye, tuzasubira ubutaha. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, kandi turabakunda cyane. Unyumve nawe uko ushaka, umbwire nawe uko ubyumva. Imana nibishaka izaduha tubane, kuko ariyo yashatse kunkunda nkagukunda, kuko ariyo yashatse kunkunda nkagukunda. Twaremanywe urukundo, tugomba twese gukunda. Uwo ari we wese ushimye unyuze umutima wawe. Iyo sedisi nkubonye, undeba nanjye nkureba, ugaseka maze nkabyumva. Umutima n'uwo mawe, nta mwanya w'agahinda. Babara nta kuruzi unyuze umutima wanjye. Babara nta kuruzi unyuze umutima wanjye. Inzira n'umuhanda, ijoro n'amabanga. Kuki se nta gusura mfite urukumbuzi? Nakumenya uko wamenye, ubonye numva ngushimye, ubwiye numva urabyumva. Umutima wanjye ukeneye umwana mwiza nkawe.
ngwino se mwana mwiza w'inumberi ibyishimo